Manigira neza ni wowe wihera abana umubyeyi mwiza ubizihira, uwo mubyeyi ukamugira uw'ingabire nyinshi cyane, nawe akazikoresha neza. Rero abana bawe wamuragije. Uhoraho yambwiye ati, Uhoraho yambwiye ati, wigira ubwoba, kuko ari jye wakwitoreye utaranavuka. Aho nzagutuma nicyo nzagutuma, nzabigushoboza. Humura turi kumwe, nagutabara byose nzabigushoboza. Humura turi kumwe, nagutabara. Manigira neza umuntu ushimye ni wowe umutora ukamushinga n'ibyo udashinga bose, ukamubera Imana koko byose ukabimushoboza. Uyu munsi duhimbajwe no kwifuriza yubile nziza umugaragu wawe, mukomeze mu butumwa wamushinze akomeza kwizihire. Uhoraho yambwiye ati, Uhoraho yambwiye ati, wigira ubwoba, kuko ari jye wakwitoreye utaranavuka. Aho nzagutuma nicyo nzagutuma, nzabigushoboza. Humura turi kumwe, nagutabara byose nzabigushoboza. Humura turi kumwe, nagutabara. Manigira neza twebwe abamenye iyo ntore yawe, turayigushimiye dawe, turanayisabiye dawe, nguyirinde icyago icyasha n'ikindi kibi cyose umugaragu wawe, murindira umuryango ndetse n'inshuti, uraturinde kumushavuza kandi uraturinde kumutenguha. Uyu mubyeyi tumuragije Mariya utagira inenge, wamuhishe mu gishura cy'ubusugi bwe. Amen, amen, amen. Padiri wacu Emmanuel, turakwifuriza ibere nziza mu myaka 5 maze umusaserdoti. Ngiye by'umwihariko twabanye muri byinshi kuba umusaserdoti, cyane cyane mu iyogezabutumwa ry'urubyiruko ndetse muri apostola catholique de jeunes. Twabanye muri byinshi mu bajene b'i Kigali, abagabo b'Abanyacyangugu barizwe i Kigali mu mwaka 2016. Waritanze cyane kandi uyu munsi uracyitanga.
Ufite ibyishimo byinshi rero ugejeje uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima, ugifite imbaraga zo gukora. Shima Imana yaguhaye byose, ariyo mpamvu mfatanyije n'abandi ngo tukwifurize yubile nziza. Turi kumwe, tuzakuba hafi, ibihe byiza, turagukunda. Yubile nziza, Padiri Emmanuel Uwingabire. Nyakubahwa Padiri Emmanuel Uwingabire, mbere na mbere maje kwifuriza isabukuru y'ubusaserdoti y'imyaka 5 maze gukora ubutumwa. Muri iyi myaka 5 maze igice kinini cy'ubutumwa navuga ko twakoranye bya hafi muri komisiyo y'urubyiruko. Iyo myaka twamaranye dukorana wageze ku bintu byinshi bikomeye, ariko iby'ingenzi nabikubira mu buryo wafashe urubyiruko gukura mu bukristo ndetse no mu kwemera, utibagiwe n'iterambere. Ibyakozwe ni byinshi, ndagaruka kuri Chorale de Gloria Dei wayifashije ku buryo bukomeye cyane. Muri iyi myaka twakoranye mu butumwa, twagize ibihe byiza byinshi, turabyishimira, twagize n'ibitugora, kandi byose Nyagasani yaradufashije, byagenze neza. Ndakwifuriza gukomeza kuragirwa na Nyagasani, kwifuriza kugikomeza kugira ubutumwa bwiza, udacika intege nk'uko mbikuziho, utarambirwa, guhanga udushya. Nasoza muri uyu mwanya muto mfashe gutsura ijambo zukunda riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, humura turi kumwe, ndagutabara. Ukomeze mugira isabukuru nziza y'imyaka 5 y'ubusaserdoti. Murakoze. Iyubile nziza y'imyaka 5 Fada Emmanuel umaze uhawe ubupadiri. Ndakwifuriza gukomeza gutera imbere mu butumwa ukora, ndetse no gukomeza kwita kuri roho waragijwe. Imana ikomeze ibigufashemo. Urugero rwiza mubyeyi wacu, kandi watubaniye neza. Urugero rwiza mubyeyi wacu, muri wose na hose. Isengesho niyo ntwaro watwegereje Imana. Ubwitange, umurava mu kogeza ingoma y'Imana uzabihorane mubyeyi. Urahirwa kuko ukorana n'ukorera. Yubile nziza mubyeyi wacu. Ni Alfred Kayihura mu izina ry'urubyiruko rwa Paruwasi Mushaka. Mfashe uyu mwanya ngira ngo twifurize Padiri wacu Uwingabire Emmanuel yubile y'imyaka 5 amaze ahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti. Rero nk'urubyiruko rwa diyoseze yacu cyangwa twese twifatikanyije nayo kuri uyu munsi, tugushimira uruhare rukomeye wageze mu kuzamura urubyiruko mu igezabutumwa rwa diyoseze yacu. Turabigushimira, kandi tugushimira ko uhora utuba hafi nk'umubyeyi, tugaragariza urukundo rwa kibyeyi. Rero tukwifurije umunsi mwiza, by'umwihariko urubyiruko rwa Paruwasi yacu ya Mushaka. Imana iguhe amahoro n'umugisha. Padiri wacu Uwingabire Emmanuel, inshuti, umubyeyi w'urubyiruko rugenzi rwacu, nk'uko intego yabivuga ngo humura turi kumwe ndagutabara. Ni ukuri waravunitse bikomeye. Turazirikana kuri isabukuru yawe y'imyaka 5 umaze uhawe ubusaserdoti. Imbaraga, urukundo, umurava, intege nyinshi, ndetse n'ubwitange bukomeye watugaragarije nk'urubyiruko, ndetse udasize na Kiliziya. Twifatanyije nawe muri iyi sabukuru kugira ngo tukugaragarize ko abo wareze tukuzirikana, tugukunda, kandi tuzagoza ku mutima. Turagusabira Nyagasani kugira ngo agukomereze izo mbaraga, akomeze umurava ufite n'ishyaka ufite ryo guhibikanira Kiliziya. Roho wa Nyagasani waguhamagaye azagukomeze ubu n'iteka. Natwe abana bato tukwifurije yubile nziza. Padiri Emmanuel, turabifuriza isabukuru nziza. Mwatubereye inshuti n'umubyeyi, twese tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 5 mubaye abasaserdoti. Imana ikomeze ibarinde. Padiri Emmanuel, mwifurije yubile nziza
imyaka 5 umaze uri umusaseridoti. Ndagushimira uruhare wagize cyane cyane mu murimo rushinzwe wo kwita ku rubyiruko rwa Diyoseze ya Cyangugu. Ushimiye ko witaye cyane cyane ku ntama za warushinzwe ahantu hose zaba ziherereye. Ndabyibuka uzana i Kigali mu mwaka wa 2016 batuma twongera guhura abajene aho twari turi mu mujyi wa Kigali tanaziranye bamwe na bamwe. Byanyibukije uburyo nari nsanzwe nkuzi kubona kera uri tubana ku seminari uri umunyamurava. Ibyo ndakwifuriza no mu myaka iri imbere tuzizihiza n'imyaka na 75 y'ubusaseridoti ugifite uwo murava kandi twizeye ko Imana izabigufashamo. Ngushimiye uburyo wanyitayeho wamfashije mu buzima bwanjye kuva tukiri mu Rwanda n'igihe nari ngiye kuza umugisha wampaye cyamperekeje. Ndabigushimiye kandi nizeye ko tuzongera guhura amahoro. Imana igumugisha. Yubire nziza. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Jean Memuhawe nayo ndi umuyobozi w'urubyiruko rwa Paruwasi ya Mayange barizwa muri Archdiocese ya Kigali. Nkaba n'umuyobozi by'umwihariko w'urubyiruko rwa Diyoseze ya Cyangugu rukora ubutumwa muri Archdiocese ya Kigali. Mfashe umwanya rero kugira ngo twifurize yubire nziza y'imyaka 5 Padiri wacu w'Ingabire Emmanuel, umuntu w'urubyiruko rwa Diyoseze ya Cyangugu ari urubarizwa hano i Kigali. Tumushimira byinshi yadufashije kubaka kuva 2011 akuruka ashoboye mu butumwa bw'ica bafite akaza muri Kigali nibura 3 mwaka tukagira ihuriro ryagiye ryera imbuto nyinshi zitandukanye kuko wasangaga muri Kigali hari urubyiruko rwinshi ruvuka muri Diyoseze cyangwa rutaziranye. Abo twaramenyanye turabavandimwe, warwaye turamusura, wakuze ubukwe turamushyigikira kandi tugataha ubwo bukwe. Mbese twabaye umuryango mugari kandi wunze ubumwe. Turamushimira cyane kandi ko adufashije gushinga kwa Saint Jean Paul de akaba ari imwe mu mbuto zikomeye ihuriro ryeze kuko iyo twagize uhura ntabwo tuvuga ngo abantu biteranye baririmbe oya, ahubwo korari ijya hamwe ikaririmba kandi igafasha n'abandi bakristo batandukanye muri Archdiocese ya Kigali guhimbaza Imana mu bitambo bitandukanye bya misa igenda iririmba. Padiri wacu rero nk'ukuru y'Ingabire, Imana ikomeze guhunda Ingabire, ikomeze guhimbaraga, uhora uri umusaseridoti iteka unogeye Imana n'abantu, bityo tujye twishimira kukubona wogeza ubutumwa uvuga ivanjiri nk'uko wabisezeranye. Padiri rero turagukunda cyane, we love you so much. Kwagaranyo umunsi mwiza kandi yubire nziza ikomeze kubere igihe cyiza cyo kurushaho kugira imbaraga, cyo kurushaho kuba umupadiri mwiza. Amen. Nitwa Niyobongero Felix, abampagarariye urubyiruko rwa Paruwasi ya Shangi ruba hano mu mujyi wa Kigali. Muri aka kanya twishimiye kubifuriza yubire nziza y'imyaka 5 mumazemo abasaseridoti. Roho Mutagatifu wabarinze muri iyi myaka 5 ishize azakomeze ababe hafi no mu bindi bihe byose bizaza. Tuboneyeho no kubashimira ko mudahwema kutuba hafi, mukatumenyera ikidukwiye, mukatwitaho nk'abana banyu. Tubifurije yubire nziza, Imana ibaho umugisha. Manigira neza twebwe abamenye iyo ntore yawe, turayigushimiye dawe, turanayisabiye dawe, nguyirinde icyago icyasha n'ikindi kibi cyose, umugaragu wawe murindira umuryango ndetse n'inshuti, uraturinde kumushavuza kandi uraturinde kumutenguha. Uyu mubyeyi tumuragije Mariya utagira inenge, wamuhishe mu gishura cy'ubusugi bwe. Amen.